Hi guys. Hari abantu benshi bagize ubwoba kuri ino tariki bazi ngo ama YouTube channel ngo baraza gukanguka ngo babona yabaye deleted cyangwa se yabaye disappear. Abandi bakaba bafite ubwoba bavuga ngo barasanga ibihangano byabo babikuyeho. Kubera yuko YouTube channel yatanze itangazo ivuga yuko abarebwa n'ibyo yari yavuze bijyanye no gukoresha AI cyangwa se bijyanye no gukora copy and paste ko izaza kuri ino tariki iri kubabura ko ibyo byose izabiri mu vinga ndetse ikazana guidelines nshyashya. Ibyo rero ndabamara impungenge yuko ibyo bintu YouTube yongeye gusohora itangazo rivuga yuko kubyo yavuze wenda nta cyahindutse, ariko abantu bagomba gushira ubwoba bwo kumva yuko YouTube channel inega ari ugusiba ama YouTube channel yabo atari kigamije. Ntabwo YouTube ibereho gusiba content zawe kuko nta kintu yunguka, ahubwo ibihomba. Niyo mpamvu iyo ikigukorera ni ukuguha guidelines cyangwa se kuguha ibintu bitagushyira muri violences. Bivuga ngo iguha criteria and guidelines kugira ngo utagira gute utica amabwiriza yayo yo kugira gute yo gukora ibihangano byawe ariko nta kintu wangiza. Rero hari itangazo risohotse muri aka kanya, ndaje ndibashyirireho, riri kuvuga yuko uyu munsi igiye gutangira gushyiraho amabwiriza mashyashya ndetse ikavugurura yari asanzwe, ariko ayo mabwiriza akaba atazaza n'ubundi ahindura ayari ariho, ahubwo ni ukongeramo ibintu bikeya. Bimwe muri ibyo bintu bike igiye kugira gute gushyiraho cyangwa se kongeramo, mbere yuko mbivuga, reba nimba warakoze subscribe, cyangwa nimba warakoze subscribe reba nimba wakoze like and share kugira ngo ino video sharing ku nshuti zawe, nimba ubona hari ikintu yadufasha twese hamwe. Twakomeje rero, ni ukuvuga ngo kimwe mu bintu YouTube yabashije gushyiramo imbaraga, hari abantu bajyaga, ngira ngo twigeze no kubivugaho muri video zo hasi, nimba utarazirebye ugenda urebe harimo video ivuga ku byo wakora kugira ngo YouTube itagukora strike cyangwa se copyright itazakugiraho ingaruka. Kimwe muri ibyo bintu nababwiye harimo kudafata video ngo nuko uyikuye kuri social media zindi ukayizana ukayipestinga ahangaha, ntago biba ari byo. Bivuga ngo hari abantu bagenda kuri YouTube, bagenda kuri Instagram bakafona video ni nziza iri gutrendinga, nabo bakagira gute bakayizana, cyangwa se bakagenda kuri TikTok bakabona aka video kari gutrendinga bakagata aka video karabinkorera bakagakubita kuri YouTube. Nta no kwirirwa editing. Nshuti zanjye, ku editinga umuntu utarabimenya azanyandikire muri comment cyangwa se anyandikire kuri iyo nimero na pininze hasi aho ngaho, muzaza munyoza ibitekerezo byanyu ndetse mukanazambwira content nako topic tuzavugaho ubutaha. Iyo nimero nicyo nayishyiriyeho, nuzajya wumva ufite ikibazo kijyanye na technology cyangwa se na YouTube uzajye ucyandika hanyuma tuze tukirebere hamwe. Nimba ari video wenda nakoze ikaba yaragucitse, ushobora kunyandikira hanyuma ngakubita link ukayireba ukiga, kuko ino YouTube channel nayishyiriye kugira ngo twige ku bintu bijyanye na technology, kuko ino se turimo iri kwihuta ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga. So dukomeje rero, twazimo turavuga ngo ugomba guhindura uwo muco wo gupostinga video yari yose ubonye kuri social media. Nubwo bwose ubuzi ngo social media ntago ari za YouTube, ariko ujye umenya yuko YouTube ni media y'iki ya Google, kandi Google ikontrolinga zira media zose, social media zose nka TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat n'izindi zose ziri under control of Google. So rero nuvuga ngo iyo ufashe rero wenda na Facebook, nimba nari nyibagiwe, iyo ufashe nka video ukuye kuri Facebook no kuri gutrendinga cyangwa kuri TikTok ukayi-uploadinga kuri YouTube channel yawe, nubwo YouTube itaguha copyright kubera yuko nago wenda nago yatanzwe nk'ama copyright, ariko ujye umenya ko isaha n'isaha hashobora no gushira imyaka 2 iyo video ikazaba copyright. Kubera iki? Kubera yuko iyo video nubwo ubuyishyizeho yikuye hari, ariko YouTube yo ibiza aho yikuye, ibizi n'icyo gihangano nyiracyo.
rero mwirinde icyo kintu kuko urumva noneho bagiye kubigira itegeko, ubundi wenda hari ukuntu babyirengagizaho cyangwa kuriya tugenda tugafata amarayivu y'abasitari tukapostinga, biriya rwose ni ibintu abantu benshi dukora ariko ntago ari byo YouTube ishaka. YouTube ibishaka igihangano cyawe, ntago ibishaka kugenda ngo ukopiye upestinge cyangwa se downloading upostinge. No, it doesn't work. So rero bakubwira yuko nimba ibyo bikunaniye, wenda ufite content isaba gupostinga ibintu by'abandi, basi bagusaba gushyiramo hafi 80% byawe content na ideas ziguturutseho. Bivuga ngo nimba wenda ari ikiganiro cyakozwe n'undi munyamakuru ukaba ushaka kugipostinga cyako kirimo uragenda ugafata icyo kiganiro uwo munyamakuru yakoze ukasa nk'ugikoraho documentaire, ugasa nk'ukivugiramo. Bivuga ngo ijwi ryawe rigomba kuruta. Bivuga ngo nimba ikiganiro gifite iminota 5, ngira ngo twaranabivuze kuri previous video. Bivuga ngo nimba ikiganiro gifite iminota 5, hagomba kuba harimo byibura 3 kuri 4. Bivuga ngo nimba ikiganiro ari iminota 5, hagomba kuba hariho iminota 3 yawe y'ijwi ryawe. Ushobora kugenda ubigira mu duce, ushobora gukora iminota 3 nyuma ukaza kurenzaho iminota 2 y'uwo muntu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bivuga ngo tubyita kongerera agaciro video uyikuye ahandi, ntago ari idea yawe, ariko hari ibitekerezo nawe wakongera hehe muri iyo video. Icyo rero nicyo YouTube ishaka. Ikindi ni ugupostinga title z'abandi bantu. Ugafata title, wenda n'urugero nimba Jados ari kwigisha abantu wenda uburyo bwiza bwo gupostinga video, nkababwira yuko kugira ngo postinge video irebwe ari uko ugomba no kuba ufite title nziza. Ngira ngo ibyo biganiro twabikoze byose. Hanyuma ngashyiraho title yanjye ijyanye n'iyo video yanjye, nawe ugakora iyo video imeze nk'iyanjye. Kubera yuko udafite umwanya wo gucreatinga title, ukazana title yanjye ukayipestingaho ukauploadinga. Inshuti yanjye uri mu mazi abira. YouTube yafashe umwanzuro wo kuzaza ikuraho iyo content cyangwa se iyo topic washyizeho. Rero mu magambo make, nimugire ubwoba. Wowe inama nakugira muri aka kanya, gerageza kongera agaciro ibintu ukuye ahandi hantu, cyangwa se gerageza creating ibintu byawe, ugaragare ari wowe, idea zawe, YouTube izaguhemba amafaranga wayakoreye. Wari kumwe na Jados Net Media, turi kumwe. Bye bye.